nongeye kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu, Imana yacu iduhana umugisha. Nongera kukubwira ya magambo meza cyane Yohana yandikiye Gayo, aboneka mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 2. Yaramubwiye ati, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Hari igihe ushobora kuba urwaye umutima nawo ntugubwe neza. Hari igihe wakumva uguwemo neza mu mutima ariko umubiri ukaba utaguwe neza. Niyo mpamvu Yohana yabwiye Gayo ati, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza ahantu hose. Mureke dusenge. Ndagushimye Mana yanjye, Mana nziza ikomeye ko wakomeje kubana natwe. Ndagushimiye ko uyu mwanya ugiye kubana natwe ku cyigisho tugiye kwiga. Ndakwinginze kugira ngo ukurikira wese nukuri umuhe kungukira mu byo waduhaye, umuhe kungukira mu byo washyize kuri iyi si kugira ngo tubyigireho. Nukuri ndakwinginze ngo Mwuka Wera azatwunganire kandi atwereke ikijya mbere, atwibutse iby'ikibitsanyo waduhaye kugira ngo tubashe kucyitaho, umwanzi Satani ajya atsindwa. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kuganira icyigisho kitubwira ku mashu. Urubuto rw'amashu nguru ruri imbere yanjye. Abantu benshi ntago bakunda amashu pe. Ndabizi ko abantu benshi badakunda amashu, ndetse bamwe baravuga ngo amashu ni ay'inkwavu. Noneho ukajya kurya urukwavu, uretse ko na Bibiliya ivuga ko ari ikizira, ariko ukaruhitamo ukajya kururya kandi rwo rurya ya mashu. Noneho warangiza ukavuga ngo ubwo hariye vitamine zose wifuza, kandi rwa rukwavu rwarariye ibyo ngibyo wowe urimo kwanga, nubwo Bibiliya yo itemera ko dukwiriye kururya rwose. Rero abantu benshi barayanga, ariko impamvu bayanga akenshi ntabwo bazi ibyiza byayo. Abantu benshi bafite ikibazo cy'amagufa, abantu benshi bafite ikibazo cy'igifu, abantu benshi bagira ibibazo by'amara, abantu benshi bakamara igihe kirekire, umuntu akamara icyumweru atarabasha kujya ku bwiherero. Amara rwose yarakomeye ku buryo ajya ku bwiherero hakabanza amaraso, akanywa amazi. Nibyo kunywa amazi, nababwiye ko amazi nta kiyasimbura, ariko hari n'ibindi uba ukwiriye kwitaho. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko mu byo yaremye igitangira ndetse no kurema ijuru n'isi, mu byo yahaye abantu kurya, muzabisome mwitangirira igice cya mbere umurongo wa 29. Twahawe imbuto, twahawe imboga, twahawe ibimera, ntago twahawe ibindi tujya gufata. Niyo mpamvu uyu mwanya nabahitiyemo ikimera cyitwa ishu. Mu gihe cy'Abaroma n'Abagiriki nibo bayakoreshaga cyane. Bayakoreshaga bavuga ko ngo yabaga ari ibyuya ngo by'ibigirwamana byabo basengaga. Noneho kandi ngo iyo abantu babaga banyweye basinze cyane, barayifashishaga bakayanywa bakozemo umutobe cyangwa se bakayarya, ngo kubera ko yabagabanirizaga isindwe. Ikindi kandi ngo iyo abagore babo babaga bagiye kubyara, babahaga ayo mashu kugira ngo bayarye mbere yo kubyara, yo kujya kubyara. Urumva rero bayakoreshaga mu buryo butangaje, kandi bayakoreshaga mu kuvura ibisebe. Bagakora akabumbe k'ishu bayisekuye cyangwa bayiseye, bagakora akabumbe bakagenda bakaringaniriza ku gisebe, noneho igisebe kigakira. Nanone abahanga mu by'ubuvuzi
bo mu Bwongereza bagaragaje ko abantu bakunda kurya amashu bagabanya ibyago byo kurwara kanseri yo mu gifu ndetse na kanseri yo mu mara. Ikindi bakomeje kwerekana yuko mu kigo kiri mu mujyi wa London cyitwa Francis Crick bavuze ko iyo amashu ageze mu gifu ubwayo ahita yikorera ibinyabutabire birwanya kanseri. Ibyo rero bigakumira gushya kw'amara. Ibyo binyabutabire bikumira gushya kw'amara no gupfuka kw'igifu, noneho bikayarinda bya bisebe bijya bizaho inshuro nyinshi bigatera kanseri. Abashakashatsi nanone bo mu Bwongereza nanone ku bya kanseri bagaragaje ko iyo uyakoresheje neza hagati y'iminsi 4 n'5 bituma amara yawe agenda yiyuburura, amara akagubwa neza. Kandi abahanga nanone bavuze ko urupfu rwacu burya ngo rutangirira mu mara. Murabizi iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mara, afite constipation, cyo bita impatwe, agubwa nabi cyane. Ntushobora gushaka gufungura kuko nibyo wafunguye ntabwo biba byavuye mu nda. Rero ni ukuvuga ngo iyo wariye aya mashu bavuga yuko rwose bikurinda ko urupfu rwacu, urupfu rwawe, urupfu rwanjye rwatangirira mu mara. Ugomba kuyakoresha neza kuko uko kwiyuburura bishobora nabyo gutera ibindi bibazo. Nuvuga ngo amashu, hari abantu bagira ingeso yo kuvangavanga imiti. Bakavangavanga imiti, noneho niba uyu munsi uzi ko uri kuri regime cyangwa se watangiye umuti w'amashu, ukongera ukawuvanga n'ibindi. Ibyiza ni uko ukoresha wa muti ukawurangiza, wamara kurangiza ukongera ugafata uwundi mu minsi yategetswe nk'uko uba wabibwiwe cyangwa uba wabisomye, ariko ntukore ibyo wibwira. Kuko iyo yakoresheje nabi, amara nyine iyo ariyuburura n'igifu kikamera neza, ariko iyo ukomeje kuyakoresha nabi ahubwo bishobora kugutera ikindi kibazo. Ibyo ngibyo byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Immunity. Uwitwa Jita Stocking, umwe muri aba bashakashatsi mu bya kanseri, yaragize ati aya mashu aribwa ari mabisi, akaribwa atetse ndetse no kuyanywa mu mitobe. Ariko aravuga ati nyabuneka niba utetse amashu wiyahisha ngo uyagire isupu. Irinde kuyahisha ngo uyagire isupu, yashyire ku muriro wumve yuko mikorobe zimaze gupfa, hanyuma nurangiza ubone kuyakoresha, ariko utayahishije ngo ahinduke inombe kimwe n'izindi mboga zose. Batubwiye ko amashu abamo vitamine zitandukanye arizo A, C, B, E ndetse na K. Bakongera bakavuga ko habamo kandi na korajene ikunda gufasha impu zacu kugubwa neza. Reka mbabwire indwara amashu afashaho nanone. Abasha kugukiza igifu, abasha kugukiza amara, abasha kugukiza umuvuduko w'amaraso ukabije, ahagarika gukura kw'ibibyimba bimwe byiremarema bikagenda byiremarema mu gifu no mu mara kugeza ku rwego uzarwara kanseri. Kandi akura uburozi mu mwijima, akabumbe kayo kavura ubushye cyangwa se ibisebe, nkuko nari nabibabwiye uko abaroma mu gihe cy'abaroma n'abagiriki babikoreshaga. Kandi akoreshwa ku barwaye asima. Iyo ufashe ikibabi cy'amashu ukagikanga nko ku muriro gake kigahwera, nuvuga ngo ukirambika ku mubiri, warangiza ugashyiraho ibumba ukamara igihe runaka, noneho ukaza kubikuramo, ariko ukabikuraho watangiye guhumeka neza. Noneho barongeye batubwira nanone ngo kubera ko icyo gihe kugira ngo ukureho iryo bumba ushobora kurikura mu minota nka 30
cyangwa se isaha, hanyuma ugakaraba ukaza kurara neza. Kandi bongeye kutubwira ko kubera ko ibonekamo icyitwa beta carotene ndetse na vitamine C na B na K na U nk'uko twabibonye, yirukana bakteri zidakenewe mu mubiri. Iyo yafashe neza, ayo mashu abasha kwirukana bakteri ziza ziri mu mubiri ariko zikaba zidakenewe, ziri mu mubiri zidakenewe. Ifasha ku buzima bw'umutima, ifasha ku ndwara z'amagufa. Impamvu ifasha ku ndwara z'amagufa nuko ikize kuri calcium cyane, turaza kubibona haruguru. Ndetse n'imyakura, n'abafite ikibazo cy'imyakura, imitsi idakora neza, kuko habonekamo vitamine K nyinshi. Rero iyo ituma imyakura ibasha gukora neza. Ifasha ku magufa yoroshye, amagufa amungwa cyangwa se amagufa yatangiye gutakaza calcium, nyine adafite calcium. Kandi calcium iboneka mu mashu niyo nziza kuruta iva mu mata. Impamvu calcium iboneka mu mashu iruta iva mu mata nuko mu mata ho habamwe ibinure, ariko mu mashu nta binure birimo. Ndetse batubwira ko aba bahanga bagaragaje yuko haba mu tuvuta dukeya cyane. Ifasha kandi ku bafite diyabete, ikaringaniza isukari yo mu mubiri, kubera ko batweretse yuko habamo isukari mw'ishu, habamo isukari ya 3 kugeza kuri 5%. Murumva ko namwe isukari ari nkeya cyane. Ifasha kubava amaraso yo mu menyo ndetse no gucagagurika kwayo, amashu arabafasha. Ikura imyanda mu maraso noneho ikayatunganya. Kuko kandi ibyimbura, kubera yuko ibyimbura irwanya na kanseri, cyane cyane iboneka mu bisebe byo mu gifu ndetse no mu mara. Ifasha ku ruhu, kubera ko nababwiye ko habamo n'icyitwa collagen. Igafasha ku mwijima, agafasha n'urwagashya. Umusemburo ubamo urakingira. Ni ukuvuga ngo ufashe aya mashu arinda abagore batwite bakabyara abana batabana n'ubumuga. Bigatuma kandi kurya ayo mashu bikomeza amagufa y'ubutwite, kandi nawe urumva burimo kwiyitaho. Iyo dukomeje tubona ko habamo vitamine yitwa U. Iyo vitamine ikaba itamenyerewe cyane, ndetse habamo n'ibindi bintu byinshi, ariko abantu kubera ko badakunda gufungura kurya amashu, bituma ibyo badashaka no kubimenya. Reka rero turebere hamwe ibyo wakwifashisha kugira ngo wivure neza indwara y'igifu ndetse n'amara. Iyo ufashe amavuta ya elayo, huile d'olive, ugafata ishu, ugafata ikirayi ndetse ugafata na karoti, urabifata ukabisyana. Nyine ufata ishu ukayisyana n'ikirayi na karoti imwe, biterwa n'ibyo ushaka gukoresha uko bingana, kuko n'amashu ntabwo abangana. Iyo ari ishu ntoya ushobora gukoresha 2, ariko hari n'ahandi batubwira umubare w'ibibabi tugomba gukoresha. Ariko iyo ufashe iyi shu noneho ukayisyana n'icyo kirayi, ugashyiramo, ugayisyana na karoti, noneho ukabimenina, wamara kubiyungurura neza ugashyiramo ikiyiko kimwe cya huile d'olive cyangwa se 2 bya huile d'olive, ikiyiko kiringaniye. Hanyuma ukanywa uyu mutobe mbere y'amafunguro. Ariko icyitonderwa, nijoro birabujijwe yuko ushyiramo huile d'olive, kubera yuko kurya amavuta nijoro rwose bitemewe, kuko ntabwo uba uri buyakoreshe.
niyo mpamvu abaganga abahanga bagaragaje yuko ubudagomba kuyakoresha kugira ngo atagenda akikeneka mu mubiri, ntagire icyo akumarira ahubwo akabyara ibinure bitari ngombwa. Nufata ishu uzaba ufashe vitamine K, imyunyungugu itandukanye irimo magnesium, irimo potassium, harimo fibre, harimo phosphore, harimo sodium, iba ari nkeya cyane. Hanyuma bakatubwira ko calcium ibirimo iba ikomeye cyane, iba iri ku rugero guhera kuri 35 kugeza kuri 77% muri grama 100 z'ishu. Mwabantu mwabyumvise? Abantu bafite ikibazo cy'amagufa rwose mukwiye kwita ku ishu cyane mu buryo bukomeye, kuko yibitsemo ubutunzi tudashaka kumenya, ariko nyamara nitubyitaho bizatugirira umumaro. Abantu benshi bagiye bambaza bati se nk'abafite ikibazo cy'igifu tukaba tutabasha gukoresha indimu, none ubwo twabigenza gute? Mbere ya byose by'uko ukoresha undi muti, banza ukoreshe ishu kugira ngo utegure inzira yawe, amara aba ameze neza n'igifu kibe kimeze neza. Barongeye kandi batubwira ko hari undi mwunyungugu witwa safa ubonekamo. Habamo kandi proteine nkeya, niyo mpamvu iyo unyoye udasonza cyane, udashaka kuryagagura, cyangwa se wayikozemo salade ntabwo ushobora gushaka kuryagagura. Hanyuma rero tugiye noneho kuri icyo kirayi ugiye kuvangamo. Icyo kirayi kibonekamo vitamine C na B6, kikabonekamo magnesium n'izindi. Urumva rero ugiye kubifatanya na za zindi twabonye mwisha, ukongeramo karoti. Karote iba ikungahaye kuri vitamine C na beta carotene, ikaba ikungahaye kuri vitamine C na calcium ndetse n'izindi. Ayo mavuta ya elayo abonekamo vitamine E na K. Icyitonderwa, uyu muti ufasha umuntu ufite amara n'igifu byazahaye cyane, kandi iyo ubikoresheje bikira vuba. Bibaye byiza rero, mbere yo gutangira uyu muti wakwiyiriza kugira ngo bibe bigiye gukorera mu mara adafite ikindi kintu arimo, n'igifu bidafite ikindi kintu birimo. Ushobora no gukoresha umutobe w'amashu yonyine. Noneho uyu mutobe w'amashu yonyine ushobora nawo kuwufata nk'uko ngiye kukubwira, wafata n'iriya mvange tuvuze haruguru. Batubwira ko ushobora gukora litiro ku munsi. Noneho wakora litiro ku munsi ukajya unywa icyakane kugeza ya litiro irangiye. Ibi bintu bavuga yuko ushobora kubikora mu byumweru 2. Mu byumweru 2 ukabikora mu byumweru 2, ariko ubikoze 4 mu cyumweru. Abazambye cyane ni ibyumweru 2, ariko ukajya uyakoresha 4 mu cyumweru. Ngira ngo aho ngaho birumvikanye neza. Noneho ushaka kwivura nka za infection zibasira amara, ho ushobora kubikoresha mu minsi 7 yonyine. Ufite ikibazo noneho cya kanseri rero, ufata ibibabi 5 by'amashu ukongeramo pome imwe. Ubwo birumvikana wabisya, wabikora se nka salade, noneho ugashyiramo ibiyiko 2 bya huile d'olive bya elayo, ukabishyiramo. Noneho ukarya iyo mvange imeze gutyo, waba ukoze umutobe, waba se ukoze salade, nabyo bikagufasha. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo tubonye yuko ugomba kubikora 4 mu cyumweru, ukamara ibyumweru 2 nk'uko nabibabwiye. Ahangaha naho kuri kanseri ni ukubikoresha 4 mu cyumweru, hanyuma ukamara naho ibyumweru 2. Ngira ngo mwabyumvise nk'uko nabivuze ruguru.
reka mbasubiriremo mu byumva aha hantu. Mu gihe igifu cyakujahaje n'amara yakujahaje, nababwiye ngo ugomba kunywa litiro ku munsi, ugenda unywa icya kane mbere y'ifunguro waba ugiye gufata n'igihe waba utagiye gufata, ko nababwiye ko umuntu yemerewe kurya kabiri ku munsi, hanyuma ukabikora ibyumweru 2, ukora 4 mu cyumweru. Hanyuma rero mu gihe ufite kanseri naho niko wabigenza. Hari amagambo amwe nasomye numva rwose nkwiye kuyabwira abandi, avuga ko hari abantu babona nk'ibi byigisho bakagira gushidikanya ntibite ku buzima bwabo. Turabizi neza ko ari ubuzima buzima, turabizi neza ko ibyo wakora byose n'ubundi tuzapfa, niko bimeze. Ariko rero ari umwanditsi umwe yaravuze, n'ubu ndongera mbigusubiriremo, ngo ku bituro by'abantu benshi, abantu benshi ngo bizandika ngo byanditseho yuko biyahuye. Tugaherekeza umuntu tuzi ko asinziriye, tuzi ko aruhutse, tuzi ko tuzamubona muri cya gitondo cy'umuzuko, ariko mu by'ukuri yariyahuye kuko atigeze arinda ikibitsanyo Imana yamuhaye. Ayo magambo rero aravuga ngo Satani yateye abantu benshi gushidikanya ndetse no kutizera Imana. Noneho ibyo bintu Satani yateye bikagenda byiyongera ahantu hose. Umucyo w'agatangaza uva ku ntebe y'ubwami y'Imana uhishwa munsi y'intonga, ukabitwikira, ukanga kuvuga icyo wabonye, yaba ibikiza umubiri ndetse n'ibikiza umutima. Imana izabaza ubwoko bwayo icyatumye bawirengagiza, donc icyatumye birengagiza uyu mucyo w'agatangaza, umucyo wo kurinda, wo kwitungira amagara, ngo ni ngombwa kuzayisubiza iby'akambi kose k'umucyo yamurikishirije mu nzira zacu. Uzayisubiza ngo niba karaduteye gukuza amajyambere mu by'Imana no kwitungira amagara mu byo yatubwiye byose, cyangwa niba byaraduteye kwinangira. None se wowe byakumareye iki? Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Reka tuyishime. Ndagushimye Mana ko wabanye nanjye, ndakwinginze ngo iki cyigisho kizafashe uzatega amatwi kandi uduhe gushyira mu bikorwa, uturinde ko ibyo twumvise byazaducira urubanza, umwanzi atsindwe muri byose, utsinde kuko Imana mu izina rya Yesu, amen.